Ndi mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ni neza ku marembo asohoka muri pariki y'igihugu y'Akagera, ariko twinjiriye mu karere ka Kayonza n'ubundi ni muri ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. N'urugendo rudufashe hafi amasaha 7. Ntabwo nari ndi njyenyine, ndari kumwe n'abanyeshuri, abakozi barimo abarimu ndetse n'abayobozi bakuru ba Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy cyangwa se KETA. Ni ishuri ryigisha amahoteli, ubukerarugendo ndetse ni masomo y'igihe gito arimo tour guiding ndetse na barista ndetse no guteka, wiga mu gihe cy'umwaka umwe, amezi 6 ndetse n'amezi 3 muri rusange. Bamwe mu banyeshuri by'umwihariko bitabiriye uru rugendo shuri batangaza ko barumenyemo byinshi bitandukanye, bagashimira ubuyobozi bw'ishuri KETA bwateguye uru rugendo shuri, aho twaganiriye neza twari mu ntera ya metero zitageze ku 10, aho intare yari irimo kurya umuhigo wayo. Njye ubundi nahageze yasoje guhiga, yashyize umuhigo hasi, nsanga irimo gufidinga, gusa byari byiza cyane kubera ko yari yatangiye umuhigo. Ikindi kandi nyine nagize amahirwe yo kureba uburyo imetinga, nabibonye byari byiza cyane. Tuzi ko iyo intare iriye isigira izindi nyamaswa, ubwo bisobanuye ko nimara kuhava hari buzi yindi, kuko intare yahaze yasize indi nyamaswa. Icya mbere ndabikunda, nkunda gufasha ba mukerarugendo. Ikindi cya kabiri nyine nkunda ibintu biri naco. Yego, ni ubwa mbere ngeze muri parike ngahita mbona n'intare, especially ikintu nahoze nifuza kubona no kubona intare ziri kumetinga, none nabibonye. So amazing. Twaje intare yamaze gusoza umuhigo wayo, yawushyize hasi, ariko twarebye irimo irawufidingaho. Byari bitangaje uburyo zihana umwanya imwe zitarwana. Intare ziryana discipline. Ikindi, iyo ni imbogo zabashije gushyira hasi. Ngira ngo mu kanya hariho iy'ingore yaje irafidinga, gusa ingabo yari hari imeze nk'iri kuruhuka, zihaye umwanya nayo iraje irafidinga. Ndabizi ku isi hari abantu benshi batabashije guhura n'intare, ariko nge twahuye hano imbere yanjye mu ntambwe nk'eshanu nahita nyigeraho. Ubu nge nayo turaziranye. Kiviri Samu n'umwe mu barimu bigisha muri iri shuri rya KETA, by'umwihariko yigisha amasomo atandukanye arimo n'isomo rya tour guiding cyangwa se kuyobora ba mukerarugendo. Nawe atangaza ko by'umwihariko aba banyeshuri b'iri shuri KETA babigisha, ariko cyane bagashyira imbere gukora amasomo cyane ajyanye na pratique cyangwa se amasomo bigiye kuri tere. Urakoze cyane. Ibi ngibi kubera ko ibyo twigisha ari umwuga, biba bisaba ngo niba hari ukuntu byize mu ishuri unagaruke none ubyigire kuri field, ugira ibyo wunguka. Hari ikintu tugendera mu bukerarugendo tuvuga mu Cyongereza ngo we sell what we test. Tuba dushaka kuvuga ngo ducuruza ibintu twimenyereje cyangwa twasobanukiye neza uburyo bikorwamo. Uyu munsi hari ibyo basobanukiye cyangwa hari ibyo babashije kumenya kubera ko twakoze urwo rugendo. Turiga ariko nanone tugashyira mu ngiro ibyo twize. Murego Anastase ni umutua guide wayifashije by'umwihariko abanyeshuri n'abayobozi kubasobanura byinshi bitandukanye, ibice bigize parike ndetse n'inyamaswa zirimo zitandukanye. Nawe avuga ko by'umwihariko iyo abanyeshuri bakoze urugendo shuri nkuru nguru bituma ibyo bigiye mu ishuri birushaho gutanga umusaruro, ndetse niyo bagiye ku isoko ry'umurimo bitabagora iyo batangiye akazi. Biba binashimishije kubona tubasha kubungabunga ibidukikije, nanjye nkabaha ubumenyi bw'ibyo bari kubona, ndetse nkashimishwa n'uburyo ki bafite umurava n'umuhate wo kubungabunga ibidukikije. Ni ishema ejo hazaza h'u Rwanda. Uko bigaragara urabona uko zihagaze zose uko ari 3. Iyi iri kurya, ariko zirangore 2 urabona ko zishaka, iyi ngiyi igiye guhinda yasatura yerekezaho irangore yindiri zibe zayifata nazo zikayica. Dr. Alphonse Habimana n'umuyobozi mukuru w'ishuri KETA by'umwihariko, nawe atangaza ko bateguye iyi rugendo shuri mu rwego rwo kugira ngo barusheho gufasha abanyeshuri biga muri iri shuri kurushaho kumva neza no gusobanukirwa ibyo biga mu ishuri, aho avuga ko bibongerera experience ku buryo iyo bagiye ku isoko ry'umurimo usanga bitabagora kuhisanga, bigatuma batanga umusaruro igihugu kiba kibitezeho by'umwihariko. Buba bwuzuye iyo umuntu akoze agakora pratique, ntiyige muri teori gusa, ntabwirwe inkuru, ahubwo niba ari inkuru y'ibibaho cyangwa ibyabayeho akagera kuri tere cyangwa se akahigerera akareba.
niba ari ibintu byo gukora akabikora. Ibyo nibyo bishimangira bya bindi yabwiwe cyangwa se bya bindi yasomye, ku buryo noneho aramutse ari nk'umunyeshuri uzayobora ba mukerarugendo, ashobora nk'uko abanyeshuri bahoze babivuga, ashobora gusobanura uburyo izi ntare zimetinga zikora imibonano yazo mpuzabitsina, akavuga uburyo intare zihana umwanya iyo ziri ku mafunguro yazo. Iyi parike nasiyonari y'Akagera irimo inyamaswa zitandukanye aba banyeshuri bagiye bibonera ubwabo amaso ku maso, harimo nka Big Five, intare, ingwe, inzovu, lino ndetse by'umwihariko n'izindi zitandukanye zisanzwe zibarizwa muri iyi parike. Bagatangaza ko by'umwihariko bibongera ubumenyi, bagasaba ubuyobozi bw'iri shuri gukomeza iyi gahunda, ariko kandi nanone bagasaba n'abanyarwanda muri rusange kwita kuri gahunda yo gusura ibyiza nyaburanga bigize igihugu. Ndibarushimwe Bihoki Keve Christian, iyi ni BTN TV, ndi mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda.